hanyuma nanone tukiri mu Rwanda reka tubabwire ko mu karere ka Gakenke umunyeshuri yakomerekeje umwarimu bapfuye intebe bombi bashaka kwicaraho. Umunyeshuri wo mu kigo cy'amashuri cya GS Cyanika cyo mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenke yakomerekeje umwarimu bapfuye intebe bombi bashakaga kwicaraho. Ibi byabereye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Coko ku kigo cy'amashuri cya GS Cyanika ku wa 23 Kamena 2026. Intebe yo kwicaraho niyo yabaye intandaro y'ubushyamirane bwabaye hagati y'uyu mwarimu witwa Gakoza Emmanuel n'umunyeshuri. Ubwo Gakoza yari ari gukoresha ikizamini yasabye abanyeshuri kwicara ari batatu ku ntebe imwe kugira ngo nawe abone intebe isaguka yakwicaraho. Niyikiza we yabwiye mwarimu ko bidashoboka ko bakwicara ari batatu mu kizamini kandi hari intebe iticaweho. Gakoza yahise afata icyemezo cyo gusohora Niyikiza mu ishuri adakoze ikizamini, undi ageze mu muryango arahindukira ahita amujomba ikaramu ku itama aramukomeretsa cyane. Umwarimu yahise ajyanwa mu bitaro bya Nyange kuvuzwa. Ubuyobozi bw'ishuri bufatanyije n'ubw'umurenge bugarura umunyeshuri ku ishuri ngo akore ibizamini, hemezwa ko ikibazo kizigwaho nyuma. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage w'amahoro Marie Thérèse yavuze ko nubwo umunyeshuri yemerewe gukomeza gukora ikizamini ariko atazabura guhanwa. Yagize ati uriya munyeshuri nawe inzego zibifitemo ububasha zizamukurikirana kuko yakoze icyaha. Yagiriye inama abanyeshuri yo kuzajya bubaha abarimu babo ndetse nabo ubwabo bakubahana. Yibutsa abarimu ko nabo bakwiriye kubaha abanyeshuri bakamenya uburyo bwo kubahanamo. Aho ni mu karere ka Gakenke ibintu byahinduye isura, abarimu n'abana rwose ntabwo bikiri nka kera. Hanyuma reka twambuke tuve